Nizeye yuko mumeze neza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu cyangwa se ibimenyetso bitanu bikwereka yuko ino nkongi iri kuba hariya Los Angeles, California muri leta zunze ubumwe za Amerika atari Imana yayiteye. Muri abantu benshi bagiye bavuga ngo umujyi wa Los Angeles urimo gushya kubera ko Imana yabahannye, kubera ibyaha bahakorera nyine Imana ikaba yabahannye igatwika umujyi, abantu bakaba barimo kwangara, abandi bari kuhasiga ubuzima. Ariko hari ibimenyetso bitanu cyangwa se ibintu bitanu bigiye kukwereka yuko ino nkongi atari Imana yayiteye. Nkuko mubizi mu mateka ya muntu cyangwa se muri ubu buzima tubayemo, hari ibintu byinshi byagiye bibaho muri ubu buzima, ugasanga abantu bari kubyitirira Imana kandi atari Imana yabikoze. Nk'urugero, nk'abazungu bagera muri Afurika cyangwa se bari kuza gukoloniza Afurika, barazaga bareba nk'ubutaka. Murabizi ko bagiye baza bitwaje ijambo ry'Imana, bakavuga bati twebwe tuzanye ijambo ry'Imana, tuje kubigisha Imana. Nk'iyo bazaga bakareba nk'ubutaka, bakavuga bati ubu butaka twabukunze, baravugaga bati buno butaka Imana irabushaka, niho hagiye kuba urusengero rwawe. None ubwo nibwo bakavuga bati wenda ino Kabgayi Imana irayishaka, ino Save Imana irayishaka. N'andi henshi bagiye bagera muri Afurika hose, ntabwo ari aha mu Rwanda gusa. Rero ugasanga hari ibikorwa byinshi bya muntu bijya biba, abantu bakabyitirira Imana. Cyangwa se nk'urugero, muzi abantu benshi bamaze gupfa bazira ano madini, abakristo, abayisilamu bahangana. Ugasanga nk'umuntu umwe arabyutse mu gitondo bitewe nuko ari kwiyumvamo yuko adashaka bano bantu bafite imyemerere itandukanye n'iyiwe, akavuga ati aba bantu Imana ntabwo ibashaka, bagomba gupfa. Akabyitirira Imana kandi ari ubishaka. Rero nino nkongi iri kuba muri leta zunze ubumwe za Amerika, hari abantu benshi bagiye bavuga ibintu byinshi cyane ngo ino nkongi Imana yahannye bano bantu bo muri California kubera ibyaha byabo, Hollywood, amafilimi bakina, bagahita babihuzana n'ibi bihembo byatanzwe, bari gutanga ibihembo ku bakinnyi ba sinema ngo harimo abasuzuguje Imana. Ariko Imana uburyo ikora, nta muntu n'umwe wayisuzuguza ngo bikunde. Imana ihora iri Imana. Ni nayo mpamvu hari ibintu byinshi bishobora kuba bitewe n'amarangamutima ya muntu, bakaba babyitirira Imana. Kandi Imana ni inyembabazi, ni inyerukundo, ntabwo igira nabi, ntabwo ari Imana yica igira nabi, oya, ntabwo ari Imana igira ubugome. Ahubwo hari ibikorwa byinshi bya muntu bijya biba, ugasanga abantu bashobora kubyitirira Imana ariko atari Imana yabiteye. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu bikwereka yuko ino nkongi y'umuriro itatewe n'Imana. Namwe muraza kutubwira uko mubyumva munsi muri komenti. Ikintu cya mbere ni ubushyuhe bukabije bw'ikirere. Hano muri California haba mu mezi y'impeshyi, cyane cyane mu mezi y'impeshyi haba hari ubushyuhe bwo ku kigero cyo hejuru. Haba hari imyuka iva mu misozi ya California bitewe n'ukuntu hateye ibishyushye. Iyo myuka ibishyushye noneho igahita ikonja, noneho igahita yuma. Muri ubwo buryo nyine rero iyo myuka ihita yuma, bituma nyine urumva iyo myuka iba yavuye muri iyo misozi ya California. Muraza kubitubwira cyane cyane abantu muhatuye ibyo bintu murabizi. Noneho ikaza urumva ikora nyine ibigenda yihuta. Noneho urumva niko igenda igera ku biti byinshi, ku biti ijya hejuru y'ibiti, noneho mu mwanya mutoya iyo myuka ihita yuma, bigatuma rero ibimera byinshi byari n'amashyamba bya California bibasha kuma mu gihe gitoya. Noneho ubwo ngubwo mu mezi y'impeshyi, cyane cyane mu mezi y'impeshyi, ubushyuhe buba buri hejuru bwa hariya muri California, buba buri hejuru cyane. Ariyo mpamvu bakunda kwibasirwa n'inkongi nyinshi z'umuriro. Muzabireba nk'uno mwaka wa 2024 turangije, bagiye baterwa n'inkongi nyinshi cyane z'umuriro. Noneho rero kuba ubwo bushyuhe buba buri hejuru, biri mu bintu bishobora gutera iriya nkongi y'umuriro. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri ni ikoreshwa nabi ry'amashanyarazi. Ni ukuvuga ngo bari kwerekana yuko hari insinga nyinshi zari zishaje z'amashanyarazi, cyangwa se n'amashanyarazi bamwe na bamwe bari kuyakoresha nabi, bikaba bishobora guteza inkongi y'umuriro. Nabyo biri mu bintu bishobora guteza inkongi y'umuriro. Icyo ni ikintu cya kabiri. Noneho ikintu cya gatatu
n'abantu bashobora kubigambirira. Hari abantu bashobora kubigambirira. Hari inkongi, nk'iyo ukurikiye mu mateka, hari inkongi nyinshi z'umuriro zagiye ziterwa n'abantu babigambiriye. Abantu bakaza bagakora mu ibanga rikomeye, bakaba batwika ahantu bakigendera, noneho ari akariro koroshye ubona kadateje n'ikibazo, ariko mu mwanya muto cyangwa se mu gihe runaka ukaza kubona wa muriro wabaye umuriro ukomeye cyane. Rero hari abantu bashobora kubigambirira, gusa ntabwo ubushakashatsi burabyerekana ko ari uko bimeze. Namwe murasa kutubwira uko mubyumva muri komenti, bakaba baza bagatwika ahantu runaka, noneho byahita bikurikiraho na bwa bushyuhe bwa ya myuka iba yagiye igenda iva mu misozi ya California, ahantu hakaba hashobora gushya ku buryo bworoshye. Ubwo rero icyo nacyo ni ikimenyetso cya gatatu. Noneho tugiye ku kimenyetso cya kane, kwangirika kw'ikirere. Nk'uko mubizi, muzabyumva cyane cyane Minisiteri y'Ibidukikije n'ibikorwa remezo bajya babivuga, bavuga bati mutere ibiti. Uzasanga abantu batwika ba rutwitsi birirwa batwika ibyatsi, leta ikomeza kubakumira ibabuza. Ariko nubwo ibyo tubasha kubikurikiza tukabigerageza hano muri Afurika, ntabwo biriya bihugu bikize biri mu bihugu bya mbere byangiza ikirere kurusha n'abandi bantu bose. Nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu bihugu byangiza ikirere ku buryo bukomeye cyane. Ubushinwa bwangiza ikirere ku buryo bukomeye cyane. Isiraheli yangiza ikirere ku buryo bukomeye cyane kubera biriya bibombe byayo yirirwa irasa, ibyuka byose bigenda bijya mu kirere. Ibyo byuka rero bijya mu kirere, ikirere gikomeza kugenda cyangirika ku buryo isaha n'isaha ikiremwa muntu tuzisanga mu byago bikomeye cyane. Tuzisanga mu nkongi y'umuriro nka ziriya tutabasha kuzimya, kubera ko dukomeza gukora ibikorwa byinshi bikomeza kutwangiza mu buryo bwinshi butandukanye, harimo nkuko kwangirika kw'ikirere. Rero bitewe n'ukuntu ikirere cyacu kiri gukomeza cyangirika mu buryo bwinshi butandukanye, abahanga bari kwerekana yuko biri mu bintu bishobora kuba byakajije iriya nkongi y'umuriro iri kuba hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Los Angeles. Namwe muraza kutubwira munsi muri komenti uko mubyumva. Noneho ikintu cya gatanu, n'abashakashatsi ba siyansi cyangwa se bano bantu b'abasayantiste mu bushakashatsi bagiye berekana. Ni ukuvuga ngo abangaba mu bushakashatsi bagiye bakora bavuga yuko ibi bimera, inyamaswa, ibidukikije bidakwiriye guhuzwa n'ijuru. Isaha n'isaha bishobora kubaho, hakabaho impinduka zo ubwabyo, nk'aya mashyamba nyine ya hariya muri Los Angeles, kuba nyine byahindutse ibintu bikivanga. Ntabwo abashakashatsi berekana yuko nyine Imana ari yiza igatwika ibintu cyangwa se ikabyangiza, kuko Imana yo muri kamere yayo ni urukundo. Imana igira impuhwe n'imbabazi. Ntabwo ikunda ko abantu bakora ibyaha cyangwa se baba bakora ibintu bibi, ariko no kuba Imana ushobora gukora ibintu bibi nize guhita ikwica cyangwa guhita ikugirira nabi ngo igutwike. Si uko byayinanira, ntabwo ndi kuvuga ko byayinanira, ahubwo nuko hari ibikorwa byinshi bya muntu bijya biba abantu bakaba babyitirira Imana. Kuko nk'urugero uzareba nko mu mateka nka zino nyamaswa bita dinezoro, ntabwo zikiri kugaragara ku isi. Nk'ubu ngubu nk'umuntu ashobora guhita aza akavuga ngo wenda ziriya nyamaswa Imana yaraziciye, Imana yarazivumye ngo zive ku isi. Ibyo bintu byabaye akaba yabyitirira Imana kandi nyamara atariyo yabikoze. Cyangwa se nk'urugero nk'ibiza byinshi bijya biba murabizi, nka Haiti, nk'igihugu cya Haiti cyakunze kwibasirwa n'ino myuzure itwara imbaga nini y'abantu. Nk'umuntu akaba yaza akavuga ati Haiti bafite ibyaha, Haiti bakoze ibyaha byinshi. N'urugero ndi gutanga, Haiti bakoze ibyaha byinshi, bakoze ibi n'ibi, kandi noneho wakomeza ugakora ubucukumbuzi ukaza gusanga na ya mitingito yari iri kuba cyangwa se bya biza byari biri kuba, hari abantu bari babyihishe inyuma, bakakwereka bati dore hari abazungu babashije gukora ino mitingito. Ugasanga ibyo bikorwa byabo, noneho twebwe tukahita tubyitirira Imana, tukavuga ati Imana niyo yakoze ibi bintu, cyangwa se aba bantu Imana yabanze, Imana yahisemo ko bagomba gutwikirwa inkongi y'umuriro ikabataka. Ugasanga turi kubyitirira Imana kandi mu by'ukuri atari Imana yo yabikoze, ari ibikorwa byacu twebwe turi kwiyangiza nk'ikiremwa muntu. Ariyo mpamvu
twagakwiye gutekereza, tukaba tugomba kurushaho kugira isi yacu nziza. Niba ufite umurima wawe ukaba ushobora kuwutera ibiti, niba uciye ku mwana arimo kwangiza ibidukikije ukamubwira ati have witwangiriza kuko bizatugiraho ingaruka. Niba uciye ku muntu ari kwangiza wenda insinga z'amashanyarazi avuga ati wenda ibi ntacyo mpomba, ni iby'igihugu, ni igihugu kizabikora ntabwo ari ngewe, waba uri mu Rwanda cyangwa utari no mu Rwanda, umwana ukamubwira uti have wikwangiza, ibi bintu bizadukoraho. Ariko uzasanga abantu benshi hari ibikorwa byinshi dushobora gukora bitwangiza cyangwa se turimo kwigirira nabi, ariko ukaba twamara kubona byakomeye cyangwa se bitugizeho ingaruka tugatangira kubyerekeza ku Mana, nk'aho Imana nyine ari Imana ikora ibikorwa bibi. Oya, Imana ni Imana ifite urukundo, itajya nyine ikora ibintu by'ubugome. Reka namwe mutubwire muri komenti ko mubyumva, ariko ibyo byari ibintu bitanu bikwereka yuko iriya nkongi y'umuriro ishobora kuba atari Imana yayiteye. Ntabwo ari ukubyemeza neza 100% kuko namwe muraza kutubwira uko mubyumva, ariko ibyo bintu bitanu bishobora kukwereka yuko ino nkongi y'umuriro itatewe n'Imana, nk'uko abantu benshi bakomeje kubivuga. Hari n'ifoto bagiye berekana, abantu bakagenda bagafata ifoto beditinze itari ya hariya Los Angeles, ari ifoto hari nk'ifoto yo mu Bushinwa nabonye beditinze bakayerekana. Ahantu hose hakikije iyo nzu hahiye, hasigaye iyo nzu iri hagati, ariko bashaka kwerekana yuko iyo nzu ari iy'umuntu wemera Imana, usenga neza, uri hariya California, utigeze atwikirwa n'umuriro, ariko abandi bose batwikiwe. Ariko waza gucukumbura neza ukaza kubona yuko ya foto atari iya hariya Los Angeles. Wibuke gukora subscribe na like na share kuri no video, utubwire no muri komenti uko mubyumva, ese muri kumva bimeze biti. Ciao ciao.